byiza wowe wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe tutarakora subscribe ikindi gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe ndetse n'utarakora subscribe wese, making sure ko n'umuturanyi wawe asigaye areba Nyayo TV show cyangwa se ko yakoze subscribe. Nusanga turakora subscribe mushishikarize umubwire yuko hari channel isigaye itambuka amakuru mutamenye, amakuru mutabonye ku bindi binyamakuru muzajya mwasanga no kuri Nyayo TV show. Uyu munsi rero ndashimira umuntu wese wakoze subscribe n'utarakora subscribe, mutanga umusanzu wanyu kubera ko uyu munsi ndi kubasaba subscribe. Ejo nawe wamenya ushobora kunsaba ikindi kinize subscribe cyangwa se nawe ngiye nkagukomeza nkagusaba n'ubundi, dore ko mu muco nyarwanda n'ubundi gusaba ntacyo bitwaye. Buryo ufite ikibazo ukavuga yuko ufite ikibazo ushobora kubona ubufasha bw'ibanze cyangwa se ukabona umuterankunga. So ndinginga buri munyarwanda wese kuba yakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu, antiza amatwi nanjye mbakorere inkuru zirambuye cyangwa se inkuru mutigeze mubona hano. So ntibisimbye mu magambo rero nkuko mumenyereye iyi channel yacu tukaganira ku bantu bakoze ibintu by'indashyikirwa, abantu bakoze ku bikorwa remezo cyangwa se abantu bafite ikintu bagize bafite uruhare muri society. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira kuri Clement. Abantu benshi cyane bamuzi, ntago akunze kuvuga mu itangazamakuru cyane, ariko ndagira ngo uyu munsi tumuzane tumuvugeho, dore ko tumuvugaho ibintu byiza bitari byo kumusenya, ibintu byiza yagiye akora. Clement mumuzi nk'umugabo wa Knowless cyangwa se nka nyiri label yari nyiri label ya Kina Music. Kina Music rero nkuko mubizi yagiye ivyukira nk'abahanzi benshi cyane bagiye batandukanye babaye ibyamamara hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko ndagira ngo tuvuge kuri fondateur wayo wa Kina Music. Clement rero nkuko mubizi no mugabo wa Knowless, ariko Clement afite ibintu byinshi cyane yagiye ahindura muri showbiz cyangwa se mu muziki nyarwanda. Clement Knowless muziko studio yabo irarebo yabo yaciye nk'umuhanzi bita Christopher, yaciye nk'umuhanzi n'ubwo bukirimo King James, yaciye ngo Tom Close, yaciye ngo umuhanzi Igor Mabano, Neri Ngabo. Abo ngabo bose n'abantu, abo ngabo nibo navuga bibanze bakomeye baciye muri iri rebo. Mu by'ukuri rero ndagira ngo tuvuge kuri Clement afite uruhare rukomeye cyane mu muziki nyarwanda, kubera ko burya kwico gatekereza ko ugomba gukora studio cyangwa se label runaka, nuko uba ufite umutima w'umuntu, nuko uba ushaka kugira ibyo uzamura cyangwa se uhindura ku muziki w'abantu. Mu by'ukuri rero Clement yagize ikintu gikomeye cyane cyangwa se uruhare rukomeye cyane muri muzika nyarwanda, kuko iyo ukompaye n'indi miziki yo mu bindi bihugu, ubu ngubu natwe u Rwanda turi ku ruhando mpuzamahanga, abantu nyamahanga basigaye bica bakumva imiziki yacu ikorerwa mu gihugu. Ndagira ngo rero tuvuge byimaze tunashimira Clement ko yagize uruhare rukomeye cyane mu muziki nyarwanda. Ibintu bitapfa gukorwa n'umuntu wese wese ubonetse, burya gufata amafaranga arenga miliyari ukayashora mu kintu utizeye ko kizabyara amafaranga, ni umutima ukomeye cyane. Nta n'umuntu wapfa kubikora sibye umuntu ufite umutima uvuga ngo wenda ndashaka kugira itafari kira ku muziki w'igihugu cyanjye. Clement rero yagize uruhare rukomeye cyane mu bahanzi bagiye batandukanye. Turaza kwitabaza nk'umuhanzi King James muziko ari umustar ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, waciye muri Kina Music ya Clement. Abaza kuba icyamamare gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho twagiye tumenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'urukundo. Nabwo turaza kwibaza, cyangwa se turaza kuvuga ku muhanzi bita Neri Ngabo kugeza magingo yangaya, niwe n'ubundi ukibarizwa mwira rebo ya Kina Music. Turaza kwifatisha Christopher, n'ubundi Christopher nubwo yaje kugira akareftinga mwira rebo, ariko yagiye kubw'impamvu ziwe tutakirirwa dusobanura cyane. Turaza kwitabaza nanone umuhanzi wacu Tom Close. Mu by'ukuri rero kangewe mpere kuri Tom Close. Ngenda byibuka niga muri P5, najyaga numva indirimbo unamayobera angoho ba Meddy nibwo bakiza, sibyo?
ariko Tom Close we yaje mwakira gihe aza mu gihe akenewe, akora indirimbo ziba hiti kugeza nawe mu magingo aya ngaya bamufata nk'uw'icyitegererezo, nk'umwami w'umuziki w'icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi ukomeye kandi ufite amateka yihariye. Ubu ngubu deko n'aba mu papa anahindurirwa n'izindi nshingano zikomeye. Ubu ngubu rero nubwo tutakimubona buri munsi, ariko anyuzamo rimwe na rimwe agakora indirimbo kandi akaduha indirimbo zifite ubutumwa, indirimbo zifite ikintu zihindura muri sosiyete nyarwanda. Mu by'ukuri rero uwo nguwo reka nawe tumuveho, turaza kwitabaza kuri Neringabo. Neringabo nawe ni umusore ukibyiruka, nawe afite indirimbo nyinshi cyane yagiye akora kandi yakoreye muri Kina Music, zagize ikintu zigiye zahinduye muri sosiyete nyarwanda, nawe zimuteza imbere mu buryo bw'imibereho cyangwa se n'ubundi buryo abasha kwiteza imbere. Ubu ngubu navuga ko ari ku rwego rukomeye cyane, dore ko no minsi yashize yasohoye indirimbo, afitanye indirimbo na Juno Kizigenza, indirimbo afitanye na Kenisol. Urumva ko iriya ndirimbo nawe baherutse gushyira hanze we na Kenisol na Director Gadi, urumva ko nabo baragenda basiga itafari ryabo ku muziki nyarwanda. Mu by'ukuri rero Clement yakoze ikintu gikomeye cyane, ngewe ntabasha gusobanura, ariko appreciate, ndamushimira cyane kuko yakoze iby'ubutwari. Irebo yiwe n'ubundi niyo umudamu we cyangwa se nyina w'abana nawe akoreramo, dore ko ari gukora indirimbo za Knowless. Ndamushimira cyane rero kubw'uruhare yagiye akora cyane rukomeye, utapfa kubona ku muntu ari we wese. Uyu munsi rero ndagira ngo tugarukire ahangaha dushimira umunyarwanda wese wagiye ugira uruhare rukomeye cyane muri industry nyarwanda, kuko iyo urebye ibihugu byo hanze ukabona Uganda, ukabona Nigeria, ni ibihugu byateye imbere muri muzika nyarwanda. Ariko ubu ngubu noneho natwe mu Rwanda dufite uburyo bwo gukora indirimbo ikagira miliyoni 100, miliyoni 50, miliyoni 40, miliyoni 12. Murabona ko producer Element nawe yaje ejo bundi, ariko afite indirimbo yiwe kashi yagize miliyoni 11. Bivuze ngo rero n'ubundi twahoze tuvuga kuri Clement nyine Kina Music. Mu by'ukuri nibyo nahoze mbabwira, yagize uruhare rukomeye cyane muri muzika nyarwanda, agira uruhare rukomeye mu guteza abahanzi imbere. Burya nanone umuntu ashobora kuba afite amafaranga yiwe aho ngaho, sibyo, akayinvestinga mu bindi bintu byamwinjiriza, ariko nanone kugira uruhare rwo kuvuga ngo ngiye kubaka studio, ngiye kubaka record runaka izateza abahanzi imbere, nanjye kanteza imbere, burya nabwo n'ubundi butwari umuntu wese atapfa kugira. Mu by'ukuri rero nkuko mubizi, umuhanzi wese waciye muri Kina Music yabashije gutera imbere, abasha guteza umuziki nyarwanda aho yifuza kugera, abasha gutera imbere mu buryo rusange yifuza. Mu by'ukuri nababwira ko abahanzi bose bagiye baca muri Kina Music ubu ngubu barishimye, bameze neza, kariyeri yabo bayigejeje, impano zabo navuga ko bazigejeje ku rwego bumvaga bifuza. Mu by'ukuri urebye Neringabo niwe navuga wajoyininze Kina Music nyuma y'abandi bose. Urebye Neringabo nawe ahantu amaze, kuko twaramubonye ejo bundi yagiye ibitaramo muri Canada ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, yagiye akorana n'amakolabo n'abantu yumvaga yifuza ko bamuzamurira izina. Urumva abo ngabo ni abantu bagiye bazamura urwego rwabo. Urebye Igorema abantu nawe yazamuye umuziki we ndetse n'impano yiwe ayigeza ku rwego yumva yifuzaga. Mu by'ukuri urebye abantu bose baciye muri Kina Music nta kintu wabashinja ubu ngubu, kandi Clement nawe ni umupapa cyangwa se ni umugabo uhagaze neza, ushyigikiye abahanzi ko batera imbere, ndetse nawe akaba yabasha gutera imbere. Mu by'ukuri rero nifuza ko burya iyo umuntu yakoze ibintu byiza ni ngombwa ngo abantu babone icyo bavuga kuri we. Nanone burya iyo umuntu yakoze nabi ntago wabura ikintu umuvugaho. Mu by'ukuri rero Clement yakoresheje imbaraga ziwe uko yazisabwaga niko yazikoresheje, kandi nta kintu twamushinja. Imana yo mu ijuru ikomeze kumugirira neza, ikomeze kumuteza imbere.
mu by'ukuri rero urebye na abandi bahanzi nka Christopher nawe ubu ngubu yaramaze iminsi ari hariya muri Canada, aho yaramaze iminsi yagura umuziki we, ibitaramo yarafite ibitaramo bigiye bitandukanye mu mijyi igiye itandukanye. Mu by'ukuri nabo navuga yuko ku munsi w'ejo nibwo yasohoje ibitaramo byiwe, navuga ko byagenze neza kubera yuko nta kindi kintu kigeze twumva, ariko twumva ko ibitaramo byiwe hariya muri Canada byagiye bigenda neza cyane uko yabyifuzaga. Mu by'ukuri rero Kina Music na Knowless mwabonye ko Knowless nawe akaba umudamu wa Clement, nawe mwabonye ko no mutegarugori yabashije kugeza inzozi ze aho yashaka kugera, kandi ubu ngubu ahagaze neza cyane. Mu by'ukuri rero reka twifurize uriya muryango cyangwa se nyiri manager cyangwa se owner wa Kina Music kuba yatera imbere, atera imbere mu buryo bw'amafaranga, atera imbere mu buryo bw'umugisha, ikindi akomeze no kudusesekazaho n'izindi mpano, akomeze yagura impano ze, arebe n'abandi bantu bakiri hasi nabo bazamure, abajyane muri record yiwe, hanyuma dukomeze duteze umuziki nyarwanda. So nabakundaga rero, niba utarakora subscribe nongeye mbisubiremo, iyi ngiyi ni channel izagicaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Making sure ko wakoze subscribe, nusanga utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu, kandi numara gukora subscribe making sure ko n'umuturanyi wawe yakoze subscribe. Nusanga yarakoze subscribe uzaba ugize neza cyane, kubera ko niyo musanzu uyu munsi wa none ndi kubasaba no gukora subscribe, ejo ushobora kunsaba ikindi kintu nanjye kirenze gukora subscribe, hanyuma nkagufasha mu buryo rusange. So ndabashimiye cyane rero, ndabashimira urukundo rwanyu mugumya munyereka, ndagira ngo mugende kuri abo bantu bose twaza tuvugaho, mugende mu following kuba social media yabo bakoresha, hanyuma dukomeze dukurikire ibizakurikira. Ndabashimiye cyane. This is Inyayo TV show.